Yesu ashimwe bavandimwe. Uyu munsi kandi tugize umugisha wo kuba imbere yanyu ndetse turi n'imbere y'Imana. Mbaje kandi kubasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Abakunzi bacu cyangwa se abadukurikirana kuri iyi channel cyangwa se uyu murongo wa YouTube witwa ngo ni MCM TV 41. Tubahaye ikaze kandi mu by'ukuri turanezerewe cyane muri uyu munsi cyangwa se muri iki gitondo tugize umugisha kandi wo kongera kugaragara hano kuri iyi channel. Ndanabiyakiriye mvuga ngo mwegere n'Imana yo mu ijuru ibaduhera umugisha. Nanone kandi kuko twabikoze ubushize, ndabizi ko hari abankurikiye babashe kumenya uwo ndiwe, ariko nanone hariho n'abandi baza kudukurikira bashasha batakurikiye audio na record ya mbere. Nibo shaka kandi kongera kwibwira kugira ngo tubashe kuganira tuziranye. Nitwa Bigege Rukema, nkaba ndi umushumba mu itorero rya Zion Temple Kamanzi. Ryo ni itorero rikorera muri Kenya, Nairobi, mu karere bita Kasarani. Rero tutarakomeza kubw'ijambo ry'Imana, reka twiragize Imana, dusenga Imana. Mana Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe nirikomeze ryubahwe mu isi yose. Uhimbazwe yuko wowe kandi kuduhereza ikindi gitondo ciza c'umugisha, aho Mana yacu buri wese ukwizera yabashe gutahura imbaraga zawe zihora ziturinda. Nizo zatumye tugeza muri uyu mwanya tukaba tugiye kuvuga ijambo ryawe. Turasaba Mwuka wawe wera ngo adukoreshe ibyo ushima ko tugomba kuvuga. Ndetse Mana yacu n'abadukurikiye nabo turabasabira Umwuka wawe wera ngo abashe kubumvisha, cyane cyane babashe guhishurirwa imbaraga zikomoka mu ijambo ryawe. Asandi yuko twebwe twese tubaye abanyamugisha imbere y'amaso yawe, kandi ko tubasha guhazwa nawe. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubisenze kandi tubyizeye kubidukoreye. Amen. Kuko nari mbivuze nongeye kandi kubakira ngo mwegere kandi mugubwe neza. Ubushize navuze ko ndimo kuganira n'abantu bakeya abo twicaranye hano abo turi kumwe, ariko kubera ko nari nzi ko nzakurikirwa n'abantu benshi, nongera kuvuga ngo nyuma y'uhaye ufata kamera hano ko ndamurebamo nkareba inyuma yiwe nkabona imbaga y'abantu benshi cyane bazadukurikira. Kandi koko mwarabitugaragarije, twarabibonye kuko mwadukurikiye muri benshi. Nubundi kandi ndabihamya neza, ndabyizera neza kuko muzadukurikira muri benshi cyane. Rero igiye kuba episode igira kabiri. Ntabwo ndi butandukire ahari ngo ngende ku yandi magambo atari ayandi twari turimo kiganiro cyangwa se ijambo rizagenda rikura, ariko ndacari hahandi ubwo twaganiraga tubazanya kuki tugomba kumenya ijambo ry'Imana, se cyangwa se kuki tugomba kwiga ijambo ry'Imana. Hariho nk'impamvu nka zingahe twagiye dutanga, sizo shaka gusubiramo kuko narazivuze. Uwazakenera yazasubira muri video ya mbere nawe akabasha kuzajana natwe twese. Ariko
tugeze kuri imwe mu mpamvu twagiye tuvuga. Impamvu zo zishobora kuba ari nyinshi, ariko njyewe nabashe gushinga ipiki cyane ku mpamvu zigera muri 3, ariko ngeze ku mpamvu ya 3 aba ariyo mpamvu nza kuvuga ngo niyo nzabasha kwagura cyane muri iyi video izakurikiraho. Ni ijambo twari dusomye mu buhanuzi cyangwa mu rwandiko rwa Pawulo yandikira Timoteyo. Timoteyo niho twari tuvuze ngo niho tuza gutinda cyane. Urwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo, wa 2 ibice 2 n'umurongo wa 15, yaramwandikiye amubwira ati uje ugira umwete wo kwishira Imana kushimwa, umukozi udakwiriye kugira ipfunwe, ukwiriranya neza ijambo ry'ukuri. Ahangaha niho twahekeye ku mpamvu ya 3 twari twayise ngo ni impamvu ituma ushobasha gutahura inyigisho z'ubuyobe n'inyigisho z'ukuri. Tuza gusezerana yuko ahangaha hariho tuzaba nk'abatindaho buke kandi dusobanura iyi mpamvu ya 3, uburyo ki umuntu ashobora kwishira Imana nk'ushimwa, ugakora umurimo w'Imana uzi ko wawe ushimwa n'Imana. Abenshi basigaye bakora umurimo w'Imana ugasanga ko barivuga cyane, ko barirata, ko baravuga imirimo bakoze, ibyo basengeye, ko bagize gute imirimo bakoze, ugasanga koko mu by'ukuri ko barihimbaza cyane aho guhimbaza umwami Yesu uwo wabakoresheje. Kandi twemereye kuko biba ari ukuri, ariko ziba ari impano baba barahawe n'Imana. Ariko ugasanga ko barihimbaza cyane, ko barivuga ibigwi cyane, ugasanga mu by'ukuri aho gushimagiza Imana cyane cyangwa se kuvuga Imana cyane, bagafata umwanya munini cyane wo kwivuga. Ariko Pawulo arimo guhugura Timoteyo, kandi iyo tuvuga ngo arimo guhugura Timoteyo, uyu uza wumva kuko ari wowe ijambo ry'Imana riba ryaziye uyu munsi, ntabwo ari Timoteyo ubuhawe ubwirwa rino jambo, ahubwo uza wumva kuko iri jambo ari wowe riba raribwira. Cyane cyane wewe muvugabutumwa, wewe mwigisha w'ijambo ry'Imana, wewe mushumba cyangwa se mwarimu, biterwa n'umurimo ukora, uje wumva kuko ugomba kugira umwete wo kwishira Imana nk'ushimwa nayo. Igikurikiraho aramubwira ati umukozi udakwiriye kugira ipfunwe. Iyo urimo uvuga amagambo aba ari ku mutima wawe, amagambo ubuzi neza, amagambo utarimo gushakisha hirya no hino, ni ijambo utagomba kugira ipfunwe yaryo, cyangwa se ni ijambo ntugomba kugira isoni zo kubasha kuvuga iryo jambo ry'Imana. Aja gusoza rero kuri uyu murongo aramubwira ati ugomba gukwiriranya neza ijambo ry'ukuri. Ariryo jambo ushaka cyane cyane kuko ariryo tubasha kuzagura. Ntidushaka tuzarigiremo ibice bitandukanye, ariko tuzabashe kumva icyo ari cyo ijambo ry'ukuri. Ijambo ry'ukuri, ndibuka Yesu ubwo yaganiraga n'abigishwa biwe n'abayuda, cyangwa se n'abamukurikiraga bari baramwemeye, bari baramwizeye. Iyo dusomye hariya mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 8 n'umurongo wa 30,
tukazamuka hejuru. Reka tuhasome mwumve uburyo ki yarimo aganira nabo, arimo kubabwira mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ni ibice 8 n'umurongo wa 31 tuze kugeza kuri 32. Yarabandikiye arababwira ati, nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati, nimuguma mu ijambo ryanje muzaba abigishwa banje nyakuri, namwe muzamenya ukuri, kandi uko kuri niko kuzababatura. Aha niho cyane cyane nagiye mvuga, kuko ryo jambo duhagararaho, umukozi mwiza ukwiriye gukwiriranya ijambo ry'ukuri. Yesu arimo akora ikiganiro hano, ntabwo yarimo akora ikiganiro n'abapagani batamwizeye, oya. Ahari watekereza ati iri jambo rishobora kuba ryari ko ribwira abataramwizera kugira ngo babashe kuzabatuka. Yesu yarimo aganira n'abamaze kwizera. Yesu yarimo aganira n'abayuda bamwemeye bakamwizera, ariko bahatira cyane guhora baguma mu ijambo. Arababwira ati, nimuhora mu ijambo nibwo muzaba abigishwa banje nyakuri. Sifa kwa Mungu. Nzangera kuri uyu murongo nkagubwa neza cyane, ngashima Imana, kuko mu by'ukuri nanje nabashe kuba umwana w'Imana. Muri imwe impamvu ya kabiri nari nakozeho mbere, nari navuze ngo tugomba gusobanukirwa kuko Imana ari data, natwe tukaba abana. Rero iyo uri umwana, umubyeyi buri gihe aba yagenda kwereka icyo ugomba gukora n'icyo utagomba gukora. Ahangaha Yesu yarimo aganira n'abamwizeye, aha Yesu yarimo aganira n'abayuda bamaze kwakira ubutumwa bwiza, ntabwo yarimo abiganira n'abandi bandi. Ariko barabwakiriye ubwo butumwa bwiza, ariko n'ubundi ntibareketse kuza bagenda bakora ibyaha, bagenda bakora ibyangwa n'Uwiteka. Arabaganirira kuko baramwizeye, baramwemeye. Arababwira ngo nimuguma mu ijambo ryanje nibwo muzaba abigishwa banje nyakuri. Ku murongo wa 32 ati, nimumara kwicara neza mu ijambo ryanje muzamenya ukuri, kandi uko kuri ngo niko kuzababatura. Ni ukuvuga yuko bari barizeye, ariko n'ubundi bakigenda bagaragarwaho n'ibicumuro n'ibyaha. Natwe ariko tumeze, ntabwo mu by'ukuri no munsi nje urimo kuganira namwe, ntabwo ndimo kuganira n'abandi batarabizera. Twagira umugisha n'abatizera nabo bakabasha kumvira ijambo, ariko cyane cyane abo tuganira nabo, nzi ko benshi mwamaze kwizera Imana. Ariko iri jambo rikatubwira ngo Yesu yarimo aganira n'abamwizeye, n'abari baramaze kumenya Imana neza, ariko arababwira ati, ndabingingira kubw'imbabazi z'Imana mugume mu ijambo ry'Imana. Nimukomeza kuguma mu ijambo ry'Imana nibwo muzaba abigishwa banje nyakuri, kandi uko kuri yarahekeyeho arababwira ati, uku kuri mpaye mbabwira niko kuzababatura. Mu butumwa bwiza kuko bwanditswe n'ubundi Yohana arimo yerekwa Yesu, arimo amubwira abandi, yari yagiye abaganira, arababwira ngo uwo nguwo ngo yaje yuzuye ubuntu n'ukuri. Yesu ibyari bimwuzuye, yari yuzuye ubuntu n'ukuri. Ubuntu bugira uruhare runini cyane mu gakiza, ariko ukuri nako, kandi twamaze kumenya ukuri nako, niko kugenda kutubatura mu byaha. Aya magambo yombi yaragize Yesu Kristo, niyo yayangaya cyane yaragiye gukoresha ku ijambo ryitwa ukuri. Arababwira ati, nimumenye ukuri neza, uku kuri niko kuzababatura. Ukuri kuzatuma mubatuka. Abantu kenshi dusanga twiyandavuza mu byaha,
dukorera ibyo hirya no hino iby'umwami wacu Yesu Kristo adashaka, biterwa n'uko mu by'ukuri kwa kuri kutaragira imizi mu mitima yacu. Ariko arababwira ati nimuguma mu ijambo ryanje ubwo ico gihe muzaba abigishwa banje nyakuri. Hanyuma rero uko kuri muzakumenya pe, nimwamara kukumenya kuzaza kubababemo, nikumara kubabamo kubabature. Buriya ijambo ry'Imana ni imbuto ibihaye ibibwa mu mutima ushaka kwakira. Iyo ryamaze kwinjira mu mutima, iyo ubwabyo bwaryo ya mbuto izigenda ikura ihaye igenda yirukana ingeso zose za kamere. Pawulo arimo ahugura itorero ry'Efeso mu bice 5 n'umurongo wa 9, nimwe yarimo agenda bereka izo imbuto z'umuco. Arababwira ati imbuto z'umuco ni ingeso nziza zose. Ati ingeso nziza zose zibaho zose, imbuto y'umuco iyo amaze kwinjira mu mutima wawe uzugenda wera ingeso nziza. Ikigira kabiri, utunga muri wewe gukiranuka kw'Imana. Gukiranuka kw'Imana kuza kukakubamo, kukakwemeza yuko mu by'ukuri uri umukiranutsi w'Imana. Ikigira gatatu ngo ni ukuri. Iyo bisomye neza muri urwo rwandiko, reka turebe kubisoma, ariko nuko ni kujya jambo ritubwira izo mbuto ko ari zitatu ziza zigaragazwa mu mbuto z'umuco. Iyo wamaze kuvirwa n'umuco ukemera kwakira uwo muco, hari imbuto wa muco uza wera ingeso nziza zose zibaho, ukera gukiranuka, ukera no kuba umunyakuri, ukuri kukaza kukarema muri wowe. Hanyuma rero turimo tuganira kuri iri jambo ryo kumenya ukuri. Ahari wenda tuzagira umugisha tugira ama episode atandukanye, kuko kubafata umwanya munini cyane nabyo hari ukuntu hari audio iba ndende cyangwa record iba ndende, ugasanga ifasha abantu umwanya munini kandi baba bafite n'ibindi byinshi ahari bagiye gukora. Ariko ukuri kumenyekana ryari, ukuri kumenyekana gute? Iyo wamaze kuvirwa n'umuco ukamenya neza kuko ukuri kuri muri wowe, ubitahura gute? Ibi byose bikomoka mu ihishurirwa. Iyo wagize umugisha ugahishurirwa ijambo ry'Imana, ukagira umugisha ihishurirwa rikakuzamo, ubasha neza gutahura kuko umuco wakugezemo. Kandi ntibisaba kwigishwa kenshi cyane, kuko kwizera n'impano duhabwa n'Imana. Iyo wabashe kumva ijambo ry'Imana, kuko kwizera kuza kuzanwa no kumva ijambo ry'Imana, habe n'ibyo tureba n'amaso yacu, habe n'ibyo tuba tubona, bino byose, ibi byose biduhishurira Imana. Zaburi ya 19 y'umutware Dawidi niho hazatubwira ngo, ya 19 hazatubwira ngo Zaburi ya 19 no ku murongo, bamwe muri Bibiliya bamwe ni umurongo wa mbere, abandi hano je ko ndabona muri telefone yanje ari ku murongo wa 2, ko ndakoresha telefone samahani. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo ijuru rivuga icubahiro c'Imana, n'isanzure naryo rikerekana imirimo y'intoke zayo. Ku muntu uzi gutekereza cyane, ku muntu uzi kureba no kugenzura cyane, ashobora no gutekereza cyane akareba n'ikijuru ridendetse kuki, ese ririya juru ni kuki, n'ibirigize byose, inyenyeri, izuba, ukwezi, ni kuki bitagwa hasi. Ariko uyu mwanditsi yaravuze ngo ijuru rihora rivuga icubahiro c'Imana. Buriya nuko tudashobora kuba tubyumva, ariko uko bukeye nuko bwije ijuru riba rihari ritangaza icubahiro c'Imana. Hari ijwi
ijuru riba riharikoresha nk'uko umwanditsi ariko yanditse, hanyuma noneho n'isanzure naryo riba riharyerekana imirimo y'intoke zayo. Iyo wabashe guhishurirwa Imana neza, habe n'ibi byonyine yaremwe, n'ibi byonyine byaremwe n'Imana byonyine, byerekana ijambo ry'ukuri, byerekana ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ushaka gukomera mu mbaraga z'Imana, ushaka kwinjira mu bwiza bw'Imana, ni uguhindura imitekerereze yawe, ukareka imitekerereze y'Imana ikinjira muri wowe, maze ukareba uburyo ki Imana izi ikaganiriza n'umutima wawe, ukabasha kunezerwa, ukabasha guhishurirwa imbaraga z'Imana. Ni ukuvuga yuko Imana niyo izi twihishurira mu buryo bwinshi butandukanye cyane. Imana itwihishurira mu bintu byinshi cyane. Pawulo umugaragu w'Imana wanditse ziriya nzandiko z'agakiza, tuba tuzita ngo ni inzandiko z'agakiza. Ni ukuvuga yuko yandikiye Abaroma, hariya mu gitabo cy'Abaroma ibice, ni mu gice cya mbere, yandikira ab'Iroma arimo abahugura hejuru yo guhishurirwa. Igice cya mbere n'umurongo wa 19 arabandikira arababwira ngo kuko bigaragara ko bazi Imana, Imana ikaba ari yo ubwayo yabihishuriye ubwo bwenge, kuko ibitaboneka byayo ari bwo bubasha bwayo buhoraho n'ubumana bwayo, bigaragara neza uhereye ku kuremwa kw'isi, bigaragazwa n'ibyo yaremye kugira ngo batagira icyo bireguza. Imana iyo ubwayo niyo itwihishurira, ikaduha ubwo bwenge bwo kubasha guhishurirwa ibinyujije mu byo yaremye. Uyu mwanditsi aravuga ngo ibitagaragara, ibyo tutabonesha n'amaso yacu aya ngaya, ibyo nibyo biza bigaragaza neza ubumana, ibyo biza bigaragaza imbaraga z'Imana. Ibi byose bigaragara, tuba tubona byose bigaragara, ibi byakomotse mu bitagaragara, kandi ibyo bitagaragara nizo mbaraga z'Imana, zakomotse mu mbaraga z'Imana. Ni ukuvuga yuko ijambo ry'ukuri riza ryigaragariza cyangwa se riza riza ku muntu binyuze mu guhishurirwa. Iyo wabashe guhishurirwa, ntabwo ari ugufata Bibiliya ngo udusoma umurongo ku wundi, yewe usoma pe, ariko ukanabyumva, ariko mu by'ukuri Imana itarabikuhishurira ntibiza byinjira mu mutima, ntibiza bishika mu mutima ngo bihinduke ubuzima bwawe, bibashe kuguhindura uza usa nabyo, kuko ubukirisitu ni ugusa n'ibyo Imana iba yaravuze. Ntabwo ari ukukora cyangwa ntabwo ari ukuvuga udakora iby'iryo jambo, oya. Guhishurirwa ijambo ry'Imana ni ukubasha neza kugira gute, kumva ugasobanukirwa imvugo y'Imana, hanyuma nanone kandi ukabasha gukora icyo Imana ibivuga. Turimo tuvuga kuri iryo hishurirwa Imana, kandi yari Imana yaraturemye turemana n'ubwenge bwinshi cyane, ariko ijambo ry'Imana ritubwira hariya mu rwandiko Pawulo yandikira Abakorinto, yarabandikiye Abakorinto ba mbere, yarabandikiye arababwira ngo Imana mu bwenge bwayo ntiyakunze ko abantu bayimenya bayobowe n'ubwenge bwabo. Ni ukuvuga ko Imana ntiyari iyobewe kuko abantu yabaremanye ubwenge bwinshi, ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo Imana ntiyigeze ibishima na bukeya ngo babashe kumenya Imana banyuze mu bwenge bwabo, oya. Ahubwo yishimiye ngo gukoresha ngo ubupfu bw'ibibwirizwa, ahubwo yishimiye kwimenyekanisha binyuze muri izi mbaraga z'iri jambo ry'Imana, muri izi mbaraga z'ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza nibwo buza butuma abantu babasha kumva Imana, bakayisobanukirwa, bakayimenya by'ukuri, kwa kuri none bamara kwimenya by'ukuri, kwa kuri kwagenda gura gute kuba batura. Iri jambo ryitwa guhishurirwa
ahari nitubona umwanya tuzarivugaho, naryo ni ijambo rigari cyane, uburyo ki Imana igenda yihishurira abera bayo cyangwa se abantu bayo, igenda ibihishurira mu buryo bwinshi. Ariko cyane cyane kuko twari turi ku ijambo ry'ukuri, ijambo ry'ukuri ko ariko kuzatuma tubatuka tukava mu byaha, ariko ugomba gusobanukirwa iri jambo ry'ukuri uburyo kigomba kurikwiriranya. Aho niho wa murongo twari turiho tuhagazeho, umukozi uzi neza gukwiririkanya ijambo ry'ukuri. Icyo gihe ugomba kumenya ngo ninde. Iyo urimo gusoma ijambo ry'Imana, ugomba kumenya umwanditsi w'iryo jambo, ukamenya n'abo yandikiraga. Iyo umaze kumenya ngo ninde warimo uvuga aya magambo, ninde warimo kubwirwa aya magambo, uzagenda usobanukirwa cyane cyane ijambo ry'ukuri. Hanyuma rero irindi jambo uzasaba gusobanukirwa cyane ugomba kwiga mu ijambo ry'Imana hano ni ryari. Ese iri jambo yaryanditse ryari? Ni iki cyari gihari? Ni mu kihe gihe? Ni ukuvuga yuko iyo usobanukiwe igihe icyo ari cyo, hano muri Bibiliya tugira imigabane ibiri mikuru, uwo mu isezerano rya kera n'uwo mu isezerano rishya. Hanyuma rero ugomba gutahura ukamenya ngo ese iri jambo ryarimo rivugwa, ryarimo ribwirwa abandi bo mu kihe gihe. Wamaze gutahura hariya imbere ijambo uwarimo rivuga nawe yari karibwira, ubugira kabiri ugomba gutahura ijambo ukamenya ngo ese iri jambo ryavugwaga mu kihe gihe. Hano muri Bibiliya harimo ibihe byinshi bitandukanye, nabyo nitugira umugisha tuzabasha kubiganiraho kugira ngo umukozi w'Imana cyangwa se umuvugabutumwa abashe kumenya neza, abashe gutahura neza ijambo ry'ukuri. Icyongeyeho n'impamvu. Iyo ubashe kumenya n'impamvu yatumye uwo mwanditsi cyangwa se iryo jambo rivugwa, aho ngaho icyo gihe urasobanukirwa cyane, ukabasha kumenya uburyo kigomba gukwiririkanya ijambo ry'ukuri. Imana ituganze, aya magambo nitubona uburyo ki tuzayagura cyane, tugende dusobanukirwaho. Imana yo mu ijuru iduhane umugisha twebwe twese. Amen. Shalom shalom.